mwana agafone haje ngo tujye tuyobya amafaranga ngo sha n'agafone nigirira agafone ndashaka kujya make kabara abakire She's what? bakuramo amafaranga izi konti zingahe z'abakire zina nimero 17 mwana urazizi Hey! unakize rero naho byagigere njye mu babare rero Hey! urabona inzara kunyanyica mwana inzara ari ajya no mugambi w'indi umugambi wo kugenda mu mujyi wa Kigali tukazajya ducunga abantu tumaze guhaha none se wa mutipe tuziranye nawe w'igisambo nkatwe turamukora Hey! n'icyo nacyo ni ikibazo mwana reka tujye kumushaka yego mwana shaka ajya akanama kibura kazi yego mwana kangahe 0 kopoze ndera n'ibica Your account is too low. Dial *904 *airtime amount # to buy airtime directly from your bank. Thank you. ariko kanze ko muri wabo ubuze noneho iwabo urahazira ariko iwabo ngenda haza harya n'uhemuka ipangu wundi tuve uturanye n'igipangu mwana kiriya gipangu nabonye umuntu w'udukombe uyu nguyu niwe amakwiziniyeri firigo ibintu nk'ibyo aho ngaho harimo na miliyoni eshanu ubu kanze ko umureba ati wabo ariko ndahamenya ugenda mvaniriza ibintu bikagenda mu yo men bimeze bro meze neza wangu ufite gahunda se kuzajya kwiba heme She what? uzi ibipangu nzi hari igipangu kiri haruguru cyo kwa Gakire hari yego sahatera amani uzi wakintu rero kiza ahantu nzajya kwiba uzi ahantu nzajya kwiba boro man umva ni boro wakintu umva ngira zirizo wakintu uzi wakintu uzi boro na boro umva iratwika harimo bikora ibibi sha umva kabisa umva ni sawa bro kumva ari ngewe nziba wahe ni sawa wane umva rero umva gahunda ejo gasanga bro saa 7 tuzate twimanukira tujye kukiba ako kantu tukazajya gasa 8 oya wakintu ngo sasa bayijyanye bro oya wa muntu yego men wakapo dore yani gana ubona ari guherutse ndagafata kwitwa nk'umuntu w'umukecuru akosha muraba niga mame none turi gutwika wakintu muri mufite we mugambi se mwari arantu uzi igipangu turi kujya kwibaho ari kwa Gakire nubwo hari kamera wakintu aya kantu twata twinjiramo wakintu ngo wakintu gukorana namwe rero nicyo gakundira mwame mani nuru bugiye kutupa kwataje ariko mbere ndabarenze nabonye ahantu ho kujya kwiba miliyoni 50 ariko ibintu hese ugomba kubirya tumeze neza nk'abantu babisambo babaniga mani tuteze tumanuka tukajya convention tutire kwifunga no mwega muri kubyuki by'abahungu kandi ndi kubyuki cyunguyu niwe umugambi n'uwo wakira nzagupasa wakintu agasha we byuki byaba ari inyatsi mani n'ibiraya hano byabiri inyatsi akwe ntacyo ngubitiyo pasi kuve kuniza bihagaze Ketia bro ibazi uwo mutipe Ketia bro wowe se mame njyewe uzi igitipe se nzagukubita n'igikobwa cyitwa Kevin ba Kevin ntabwo tuzaduhuza bake tuve ku bakobwa mani ubwo dukora umushinga sasa nari mfate nari mfite igitabo cyane nanika mu mushinga ariko ubona icyagera ariko ntacyo mbifite ari umuntu sasa rero umugambi wa mbere saa 6 z'ijoro uzaba witwaje akayuyuza ndetse
ibyo ujya nasubiza Aye mite mi ba mi. nanjye nzaba mfite icyo bita kabucura urumva ku gipangu cya mbere saa 5:50 nzabaga ku gipangu uri kutuhamagara ati gahunda ni gahunda byanjye bikure tugomba kubiba tukabamara nta mpamvu abakiriya bo kuba bazarya noheli twebwe turi kurya amateke ishaka gusa iyo mpamvu fata pisi rero kandi ubwo turanacoma comoka bro umuzigo wa mbere naje kubona curanga twumve se mu uzi ko twanabyina wakiriye n'akazi wakiriye twanabyina umva wakiriye uzi ko hano harimo umuzigo twanakwiye umva ngo umusesekaza umucyo uzi ko hano harimo n'umuzigo twakwiye uriya muzigo harimo miliyoni 50 umva umushinga urimo hano wa bro ibintu ni wane umushinga mwawubonye se umushinga wa mbere wawe wanditsemo umushinga wa mbere hano ni kuri kafe umanuka ujya ku kinama uyu ni umuhanda ujya kuri kafe umanuka ujya hehe ku kinama uzi gusoma arahita yibwira noneho umushinga ahantu wari uri ibyo bigize sha hano niho kwa Gakire tape ya mbere izaba ari wowe uzurira igipangu tape ya kabiri iri mu cyana kizaba gifite kabucura iki nacyo uzaterura miliyoni 50 umugabane wangu kandi ikibazo tugomba kuzikenyereraho tukajya hehe tukajya muri rya joro rya kamara ujya wumva kwa Gasogi United umugambi ni warageze wakintu noneho tujya gukubita n'aka karima urumva ko bari bakarima k'ibyaha gatumye ibyaha biva mu nzira Kurigitaka. It was at this moment that he